indwara ni imwe mu cyobo kinini abantu bashyirwamo kuzakizahuka bikaranirana, kuzagicika ngo gisimbuke. Gitwara igihe, kigatwara amafaranga, kigatwara uburyo, kigatwara n'abantu. Kwaraho ugera abantu bakakuzinuka, bakagushiraho, abagemura bakaruha, abasura bakaruha, kavuga bati hasigaye reka twigumira. No kwa muganga bati cyura umuntu wawe tuzakubwira ibye, ko mbibarebye ko nta zuba ashigaje, agapfa bikuyeho, gatwara wa mwanya, abantu bakinjira mu bibazo. Ro muri aya mavuta y'umunsi wa none ndagira ngo dusenge Imana, dusengera abantu bose bafite buno burwayi. Buriya bakunda kumbaza ngo pastor uko narose umuntu ametse bigare hazamuka, nta kibazo, kereka hamanuka rigenda, nibwo bisobanura ko uciyeho rwose. Ariko warose urishoreye ntiwaruririho, uvuga ngo ugiye kugira ubumuga muri urwo rugo rwawe. Kurota ubona umwana wasinziriye mu ntebe cyangwa umugabo wasinziriye cyangwa wasinziriye mu ntebe, bisobanura uburwayi cyane. Ndabamenyesha ko indwara zikuyeho. Urazi muri amavuta nicayemo ahanga hari, reka ndimo ndareba buriya gihe Yesu umwami wanjye, ndimo ndareba. Buriya hari igihe uca uti kanakura aha n'aha jye ntabyo nshaka kuvuga, ariko ndashaka umenyeshe ko iyo ndwara wumva mu bitugu byawe ntabwo ari indwara isanzwe. Banaguteguriye operasiyo, ariko Imana igiye kuyiburizamo, kuko nibagushyiraho icyuma bizagorana, nta ruhare uzabigiramo, ariko uzaba nabihagaritse ku bushake, baguhindira ndevu y'ikindi gihe, kuko Imana igukijije. Nukuri ndimo ndabona marayika w'Imana arimo agenda avura abantu mu buryo butandukanye, kuko abantu barababaye. Hari abafite intimba yo ku mutima, intimba yo mu mufuka, intimba yo mu bushobozi, intimba yo mu masafuriya, hari n'ufite zose. Ni nyine n'icyo zose zirunzeyo, nta mufuka, mu isafuriya, mu mutima, mu kigega, mu bantu hose ari wenyine. Kandi wari bugasanga ari kumwe n'abantu, ariko si abantu, ahubwo ari kumwe n'ibikoko byambaye abantu. Nibihe zabihe zirimo zirarumagura w'inzara yamwisha. Ro muri aya mavuta, muri isi mbaraga mufite hindura amateka uzuma gahinduka mu izina rya Yesu. Ndirukana iyo ndwara ikurimo, uwayizanye imusubireho, bisubire kuba bizanye, back to sender in the name of Jesus, ku mbaraga z'umuriro n'iz'umwuka wera. Kandi nkubwiza ukuri, ibicaniro by'uburwayi mu rugo rwawe mbikujeho imbaraga n'umushobozi bwa Kristo, ibiguhagukira bitsindwe nawe ubwo amahoro ugire neza, ugira imbaraga. Ni byiza ko dukomeza gusenga, nyaboneka hasigaye iminsi mike cyane igeze kuri 3. Uzamwe n'umukozi w'Imana Silas kandi abwiye ngo mumusengere, kandi mwibuke ya nimero nababwiye 078229 handitseho Mukeshimana Samia. Ntimutinye ngo nuko atari Silas, byo nta kibazo, bose bakorera hamwe. Uwo n'umudamu we, ni ngombwa nta n'ikibazo, n'abantu bakorera Imana bana. Yesu bagiriye neza. Ariko ntubyambukane kuva itariki 26 z'ukwezi kwa 12 mwaka 2025 kugeza ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2026 hari imbaraga z'amasengesho tuzakora n'ubumwe bw'abera ministries amwe na Reverend Ambasador Jean Baptiste. Inevuga ngo ntubyambukane, wikwambukana agahinda, wikwambukana intambara, wikwambukana amakuba, ntiwambukane ya madeni, ntiwambukane ya ndwara, ntubyambukane. Ni imbaraga z'amasengesho akorerwa online kuri YouTube, ku bumwe bw'abera ministries ndetse no kuri telefone, aho tuzakira buri muntu wese ufasha gusenga kuyo tongera kubyambukana. Ni igihe cyo kwambuka wemye kandi ugatambuka umeze neza. Crossover, hallelujah, hallelujah. Kandi ntibagirwe the seeds of joy, gira ubushimisha, gira unezeza, imbuto y'urukundo ntikabure mu buzima bwawe. Bikorera iwawe, bikorera nawe muturanye. Umwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, si itorero, ntirigenda no kubaryo, ahubwo naho duhurira mu buryo bwa online, buri muntu wese mu itorero rye akawejwe muri ryo. Gumi wanyu naho hari Imana, the seeds of joy, hamwe n'umwe bw'abera ministries. Imana ibaha umugisha. Shalom. Aze ku bumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka. Turacyari muri ya masengesho yo kubwira abantu muti ntubyambukane. Niyo topike, niyo ntego y'amasengesho yacu, ntubyambukane. Amazina yanjye ni Jerry, turagarutse n'ubundi dukomeza turebera hamwe ikintu cyose imbuto data tate igomba gusigara muri uyu mwaka, tukambuka twemye. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe na Mushumba. Waramutse neza Mushumba? Amahoro y'Imana akomeza abane nawe kuri uyu munsi wa mbere. Twishimiye abantu imatumana muri aya masengesho, ngira ku itariki ya 20
ngira ngo ni 9 turi kumwe turasenga Imana ni ku itari kandi tucyakomeza muri amasengesho. Umukozi w'Imana Silas ntiyabonetse, nagira ngo mukomeze musengera, ararwaye ariko ndiringira ko iminsi isigaye 33 twaba turi kumwe nawe. Nyaboneka mu muhamagare nimero ni 0782296737 mu muhamagare amazina y'ataza mutwa Samia, nimuze gutinya ko atajemo Silas, ariko ntabwo ari Samia suruhu umwuka byaramwe, ahubwo ni Samia mukesha Imana. Imana ibaha umugisha na Yesu Kristo. Ndekanye isubiremo nukuri umukozi w'Imana ararwaye inshuti yacu, twamye ko turi mu masengesho. Nimero yumve neza ni 0782296767. Iyo ushyizemo iyo nimero ntabwo hazamo Tuyishime Silas, hazamo mukesha Imana Samia, ntabwo ari suruhu rero ni Samia. Iyo nkunga umutabare umugabo umaze igihe arwaye atameze neza, nyaboneka ariko niringira ko mushakire Noheli mu muhamagare, no kuri kumubwira ngo abasengere byararwaye, sinzi ko yabishobora, ariko ni umunyamwuka burya kwihangana akabikora. Imana imuturebe neza cyane. Ariko wowe waramusuye ubundi njyewe cyangwa uramuhamagara gusa? Nzamusura. Sawa. Rega sinwango mujyana ari gukijya gusurisha abantu amaguru no gutera mbutiyaje, amazu turimo ni matoya. Ni matoya kandi kuri mama nibyo byiza. Amazu ni mato naho kwicara hari rwose. Nongere kubyo bintu. Urakusura ngo nta bibazo yo ngusure, wansuye kuri mama. Yego mushumba, noneho uyu munsi dufitiye iki? Ngo mushumba, uyu munsi rero dufitiye iki kuri tariki ya 29 y'amasengesho? Ejo twavuze ngo Imana igarura ibintu by'abantu byanye n'ubutunzi. Yego. Ayo munsi rero mwishishurirwa afite. Hari ikindi kintu cyambura abantu ibyishimo mu muryango. Yego. Hakabura ibyishimo, hakabura umunezero, hakabura amahoro. Yego. Abantu bamwe bakagira ibibazo banafite n'ubutunzi, abandi bakagira nta butunzi. Ikintu cyitwa daimoni iteza uburwayi. Iteza uburwayi pe. Niyo tugiye guhagurukira. Yego. Kuko niba hari intwaro, bundi hari intwaro zigera kuri 3 Satani akoresha kugira ngo umuntu amusubize hasi. Yego. Iya mbere ni uburwayi. Ya kabiri ni ubukode. Ubukode we. Iya gatatu ni ukuba wenyine utagira umuntu wagufasha. Kuba nyakamwe kandi ufite n'imiryango nta muntu wamenye ibibazo byawe. Iya gatatu ni idini ribi. Burya se cyane rikwizeza ibintu bidatanga, ukagenda ukahashirira, nadukifite bakadutwara. Yego. Ukarindira ukahumira. Nahoze mbona ahantu hangwa turanga y'abakene banzagemo nk'abantu nk'abane ngo bagaburira abantu Noheli. Bidashoboka. Cya gatanu ni ukuvuka mu muryango mubi. Umuryango mubi si isura, umuryango udashyikirana. Hano ari ubushobozi bwinshi cyangwa buke. Kane n'imbaraga, gatandatu imbaraga z'abarozi. Ibyo byose biri mu bintu bifata amaboko, ariko bigeze ku cyitwa indwara. Cyo kiza ku mwanya ukomeye. Ko indwara ibibitsa urupfu. Indwara ubundi irasahura, ikanyaga, ikanica. Wibuke wa mudamu wari urwaye kuva imyaka 10 ayimanye mbega yari muri periode. Abimarana imyaka 12 yose. Ngo abaganga bamubabariza bamutanga ibiciro biranga arashira kugera ku bintu byose bimushira, baratwara mugatano baravura akajyayo, bavuga uti hano bazi kuvura indwara, ukajya kuri uyu munsi banone upfa kumva ivuriro rizima nubwo ryari kubeshya upfa kujyayo, kandi ari umuntu ushobora gukira wagiye ntukire. Byabindi bivuga ngo uhereye mu nzu ntadapfunda imitwe. Uburwayi bugutwara amafaranga, bukagutwara igihe, bikagutesha umuryango, bukakwirukanisha ku kazi, ukavugutereho kuyo mwene wacu reka mugume iruhande. Ne kujya gukora reka umeze neza. Ukene bukazati nanjye naduke mubonye. Hamwe ari n'ujya gupfa agasiga sahuye urugo neza. Akoko yabasigaye. Soro indwara ni intwaro umwanzi akoresha kugira ngo ananize umuntu. Hari indwara ziva kuri microbe, za bakteri, hari indwara za muri imyuka duhumeka, hakabaho n'indwara abadayimoni batwoherereza z'uburozi bukomeye. Bagashaka indwara muri wowe kandi ugenda urushaho kuzaha. Ati kizami kinkari cy'amaraso kibikimiko, bagashaka indwara imwe ntibapfe bayibonye kandi ukumva washize. Yego. Binagaragarira amaso kurwaye. Kumbi hari dongoroni zabayo. Icyo no kikaba impamvu
ivuna umuntu mu kuba atabasha kugira ikintu ageraho. Rero uyu munsi ndagira ngo dukubite imbaraga mbi ntitubyambukane ibyo byose z'uburwayi ku buzima. Aha afite amavuta nanjye akomeye. Yego. ngo niba umuntu arwaye amagana kuri itorero amusengere. Ndumva ashaka gusengera abantu bagera kuri njyewe sinzi igihe kizagira dukoreshe na Zoom mugenda bizi. Si uyu munsi sejo ariko igihe kizagira dukore. Kuko mbere na mbere ku bintu mva nifuza. Buriya hari inzozi urota. Yego. Sorry. Zikakubwira ko iyo utabizi ntubimenya. Ariko zimenyesha ko ugiye mu rugo bagiye kurwara. Zirahari nuko ntarazisobanura. Ntabwo ndashaka gusobanura n'umunsi nta nizo mvuga ariko turi kwirukana imbaraga mbi. Ni inzozi zigera kuri zirindwi urota, imwe muri yo itumenyesha ko mu rugo wanyu hari uburwayi. Apana ibya serikeye n'ingobyi y'abarwayi wapi cyakora nagakopeza. Kurota ubona ibyatsi bimera mu kibuga cyawe kandi nta byatsi bibamo. Ubwo ni mu mbuga. Cyangwa iy'abandi. Abandi ngo ni umugisha wapi. Ibyatsi se bimera ku mabuye. Bimera ku butaka. None se nyirabyo byameza abanye. Sabikubwira. Kunyerera ukagwa ukagusha umugongo wose. Nubwo wicaye. Ukaguryamye wese. N'izindi ntashaka kuvuga. Sobanura ko umurwaro urwaye. So rero kuri uyu munsi wo ku cyumweru mu mbaraga duhabwa n'ijambo ry'Imana. Zaburi yatubwiye ngo nidukiza indwara zatumugaje. Nidukiza akatuye indwara zatumugaje. Uri ureba aya ma diabete. Za pressure. Ibyose ubona by'iki byose. Izi ndwara zitandura kenshi. Satani n'umwanzi w'ibyiza cyane. Azikoreramo. Ntabwo umuntu acunga ugiye kwinywera agasokari ati ndakakubuza ariko ugakora ntukanywe. Kwa muganga bakavuga bati no muntu nta kibazo azabyara. Ku mugabo nta kibazo, ku mugore nta kibazo, kuki mutagira urubyaro. Abo rero ni Imana igomba kubasubiza mu izina rya Yesu. Ntiwambukane ayo magambo kuri hejuru. Yego. Ngo uriya mugore ari mwiza nuko atari ingumba. Ariko n'ubu nturabona akana nahise umubwira ko twite. Nakonze igipimo. Indwara ni imwe mu cyobo kinini abantu bashyirwamo kuzakizaho kabikaranirana. Kuzagicika ngo gisimbuke. Gitwara igihe, kigatwara amafaranga, kigatwara uburyo, kigatwara n'abantu. Kwaraho ugera abantu bakakuzinuka. Bakagushiraho. Abagemura bakaruha, abasura bakaruha. Kavuga bati hasigaye reka twigumira. No kwa muganga bati cyura umuntu wawe tuzakubwira ibye. Ko mbibarebye ko nta zuba ashigaje. Agapfa bikuyeho bigatwara wa mwanya abantu bakica mu bibazo. Ro muri aya mavuta y'umunsi wa none ndagira ngo dusenge Imana. Dusengera abantu bose bafite buno burwayi. Buriya bakunda kumbaza ngo pastor uko narose umuntu ametse kugare hazamuka nta kibazo kereka hamanuka rigenda nibwo bisobanura ko uciyeho rwose. Ariko warose urishoreye ntiwaruririho. Uvuga ngo ugiye kugira ubumuga muri urwo rugo rwawe. Kurota ubona umwana wasinziriye mu ntebe cyangwa umugabo wasinziriye cyangwa wasinziriye mu ntebe bisobanura uburwayi. Erega mwemere ko izi ndwara turwara ni intwererano za Satani. Kandi umuntu wese atwerera ikirori gihari. Bitewe n'icyo ari cyo. Nyine biterwa n'ikirori intwererano zikaza. Arabyumva ariko buriya. Soro muri aya mavuta ntabyambukane. Reba ukuntu impyiko zitwara amafaranga. Reba umwijima, reba hepatite, reba diabete. Noneho niba na sida yo nta ibinini byo babibonera ku buntu. Ariko kubigotomera buri munsi wo musonga. Shiraho n'ibindi byinshi nkorora amagripe muragasanga uburwayi bufata umuryango bukawuzunguza kuryo yafata nk'akantu kazunguza mu icupa. Kuko n'uburwayi bukinisha ubuzima bw'umuntu. Mwarindero ndaraho ndarwaye ikibyimba. Hari ibintu ubona no buri abantu benshi tugira gutya. Cyakora abagihumeka baje bashima. Baje bashima Imana. Hari ugera kwa muganga n'ukuna ari tumira mu rubavu. Harona rinzi ntago nayevuga abantu bari ku meza ntago nzi umuntu ankurikiranye. Yagize ikibazo hepfo ibica hepfo ntibijya bikunda. Hepfo hari yego. Muri make aho ibiryo binyura aricyo. Naho hanyurira gahunda igaruka. Ngayibaze.
naramusuye ahandi hose ni muzima, nta nubwo aba kwa muganga, ariko ahanyura ibiryo niho hanyura ibiryo byamaze gutunganywa, intungamubiri zagiye mu mubiri, ibindi bigaruka. Ubwo urumva muri make akanwa ke ni gahunda ebyiri. Ndizera ko nta muntu ubu ntawe tubujije apeti, ahandi kwihagarika ni kimwe, nta kibazo afite, ariko akanwa ke ikibazo aragifite, akanwa ikibazo aragifite mushumba nyine, ahandi afite n'ubuzima bundi, ariko ikibazo kirahari. Uko arya ni kuko twe tugenda tukicara, we ntiyicara, ahubwo ni huru. Kandi no abagendesha tubona bakurura ubutaka, barwaye, abafite iki byose, indwara ni imwe mu bitera ikimwaro, kandi ahamaze kugira indwara Satani arahivuruguta akajegeza. Ndagira umuntu twemera ko umuntu uhagaze ku nkombe y'uruzi ukabona ubwato buragusize, menya ko indwara igiye kuba nyinshi mu rugo rwawe. Indwara igutwara ijambo, igihe, amafaranga, uburyo, n'abantu bakakuzinuka bakakurambirwa. Kandi iyo urwaye gutyo ni uburyo bukomeye, baze nk'uwo muntu ibyishimo yagira. Nawe nyumvira ibyo bintu, ibyishimo ntabyo. kwa muganga ngo ntacyo twabihinduraho bigumane. Ibyo gusa ni byinshi nshuti yawe. Ibyo kwita birarakaye. Bararwaye se shaho, none se undi wavutse neza amaragaragara gutya. Shamba turekere iyo tugeze ku imbaraga z'uburwayi, duhura n'ibintu byinshi, imbaraga nyinshi zitandukanye, ariko izurumva ko mwabuze impamvu yazo. Niyo mpamvu bakubwira ngo ujye usura abarwayi, usure nyine abantu bababaye bari mu bibazo bitandukanye, kuko bigutera guca bugufi no kubaha Imana no kwishima mu buzima ufite. Erega urumva icyo dukwiye kumenya ni iki, ntabwo nawe ukozwe mu kinonko cyangwa muri be. Yego, ibuka Imana igutwikiriye kano kabiri. Yego, icishe bugufi bikishyira hejuru. Abantu barabimenya mushumba, ugire ngo ntabwo tubimenya. ntujya ubona abantu baserereza abandi ngo uriya ngo aranuka, ngo uriya ni utazi umwanzi asiga umubiri, kandi uwo mwanzi ubundi umubiri ntukuguriza kukiza ibyo utaguhaye, urakwishyuza pe. None se kanseri iva ku iki? Si sereza umuruziremamo ukakubyaza ibintu utigeze watekereza. Ibyo rero birakomeye, impamvu tugomba gukubitiza imbaraga mbi z'abagome. Erega impamvu nahanganye n'abarozi, ndabazi inzu byabo, no batega impanuka bagateza abantu ibyago, zo ndwara zidakira, guheregetwa, kubura icyerekezo, kubura aho ufata, mbega ugasanga umuntu wese abayeho. Icyambere udagira ku kazi barakurambirwa, ubu urwaje umwana ntabwo bamwihanganira kwa shebuja, bagukeneyeho umusaruro, ukeneye kwita ko wowe ntuzahora muri konji, uzabikora gute? Umwuka wo kuburabuzwa utanyumva, ariko kubuzwa uburyo, imbaraga mbi zo kubura uburyo, kubura icyerekezo. Umwuka ndawuhonda, ndawukubitisha imbaraga z'umusaraba wa Kristo, kandi avuga ngo muzakandagira inzoka na scorpion. Ni umwuka ubuza abantu amahoro n'umutekano, rimwe ibintu bikivanga muri bo. Yego, uranyumva neza mukozi w'Imana. Ni imbaraga mbi z'ikuzimu ziherekeza umuntu zikamutwara bwa buryo bwa bundi yarabonye. none wa muntu muvuje ntanakiri, ahubwo ukisanga no gupfa, noneho ukagira kuvuza, ukagira kugura isanduku y'uwapfuye, ukagira gukora ibyo none ugasigara uri wazi. Hari iby'indwara zatwaye, ariko no mu kuba kwa kundi n'uwo warwanagaho nawe baragize gute? Ntabwo mubona nawe waragiye, n'ibintu biragiye. Cya kiganiro ya makuba na ya support birarangiye. Umugabo waguhaga amaboko arapfuye, umugabo waguhaga amaboko arapfuye, umwana wagutungaga mu zabukuru arapfuye. Ibi nibyo tugiye gusengera dukubite. Diplome wamwishyuriye nta kimumariye, bari bamuguriye nta kimumariye, nawe ubwawe nta kibikumariye, agahinda karakwinjiriye, wabuza usenga ayo ucira nayo umira. Ntubyambukane mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu rwose. Ntubyambukane muri aya mavuta n'imbaraga z'isengesho, muri amavuta adatinya, duhagaze dusenga Imana. Ntubyambukane, dore hasigaye iminsi mike, hasigaye 31 na roporomiye.
itariki twa turashoje ntubyambukane uburwayi kubuza amahoro Iwawe ntabwo ari muri farumasi ntabwo ari muri farumasi Imana igukiza indwara z'uburyo bwose izavuye kuri bagiteri izavuye kuri mikrobe izavuye mu myuka iz'abarozi iz'abagome cyane cyane ko ujya urota ubona usa nk'uri hejuru y'amazi ureremba utarimo woga bivuze ngo ni uburwayi buzagutwara aho bwishakiye hose bakorerembya cyane muri ubwo buryo Imana ibikura mu izina rya Yesu amavuta y'Imana n'imbaraga z'Imana babandi baraminota ko ntayirengesho dusenga Imana tutwihute cyane ndabamenyesha ko indwara zikuyeho urazi muri amavuta nicaye mahanga hari rega ndimo ndareba buri yagiye Yesu umwami wanjye ndimo ndareba buriya hari igihe uca uti kanakura hana hajye ntabyo ushaka kuvuga ariko ndashaka umenyeshe ko iyo ndwara wumva mu bitugu byawe ntabwo ari indwara isanzwe banaguteguriye operasiyo ariko Imana igiye kuyiburizamo kuko nibagushyiraho icyuma bizagorana nta ruhare uzabigiramo ariko uzabona babihagaritse ku bushake baguhindira ndevu y'ikindi gihe kuko Imana igukijije nukuri ndimo ndabona marayika w'Imana arimo agenda avura abantu mu buryo butandukanye kuko abantu barababaye hari abafite intimba yo ku mutima intimba yo mu mufuka intimba yo mu bushobozi intimba yo mu masafuriya hari n'ufite zose ni nyine n'ikiravuga zose zirunzeyo nta mufuka mu isafuriya mu mutima mu kigega mu bantu hose ari wenyine kandi wari bugasanga ari kumwe n'abantu ariko si abantu ahubwo ari kumwe n'ibikoko byambaye abantu ibihe zabihe zirimo zirarumagura w'inzara yamwisha no muri aya mavuta muri isi mbaraga mufite hindura amateka uzuma ugahinduka mu izina rya Yesu ndirukana iyo ndwara ikurimo uwayizanye imusubireho bisubire kuba bizanye back to send in the name of Jesus ku mbaraga z'umuriro n'iz'umwuka wera kandi nkubwiza ukuri ibicaniro by'uburwayi mu rugo rwawe mbikuje imbaraga n'umushobozi bwa Kristo ibiguhagukira bitsindwe nawe gubwa amahoro ugire neza ugira imbaraga ni byiza ko dukomeza gusenga nyaboneka hasigaye iminsi mike cyane igeze kuri 3 usanga n'umukozi w'Imana Silas kandi abwiye ngo mu musengere kandi mwibuke ya nimero nababwiye 0782 29 337 handitseho Mukeshimana Samia ntimutinye ngo nuko atero Silas byo nta kibazo bose bakorera hamwe n'umudamu we ni ngombwa nta n'ikibazo n'abantu bakorera Imana bana Yesu abagiriye neza ariko nongere ngusabe wibuka ababaye n'abarusha n'abashonje wibuka abakenye n'abagowe nyabuneka reka nkubwize ukuri icyo ushaka urakibibira niba ushaka abana fasha abana niba ushaka inzu fasha abatagira inzu niba ushaka fasha abandi bakabuze icyo ushaka niba ukeneye gakondo ukeneye iki kitangira uburyo ufasha abagenzi bawe ntukemere ko harubara kandi mwegeranye mu bumwe bwacu usanga uhinduka uhindukira ariko uhindura idini gumani wanyu barakizwa hari y'Imana bifurije umugisha w'Imana urakoze cyane mushumba shalom